Yesu ashimwe waramutse neza uyu munsi wanjye uyu munsi wawe ukubera umunsi mwiza amahoro ya Kristo agwirire mu mutima wawe imbaraga zo gukora iby'Imana ishaka zigwirire muri wowe nawe umutima wawe aba ari cyo ugambirira umunsi kundi uzajye wibaza icyatumye Uwiteka gukiza icyatumye kongera iminsi yo kubaho no kugira ngo ubeho kubwe ukora icyo akwifuzaho uhagarare muri ya mirimo myiza irere kugeneye kuva kera muri Kristo Yesu kugira ngo uyigenderemo. Reka dukomeze gufatanya kugwiza ijambo ry'Imana umutima wacu. Turi mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu gice cyaho cya gatandatu. Gutegeka kwa kabiri ni ko icyo gitabo cyitwa, bivuga ngo kuvugurura amategeko cyangwa se gusubiramo amategeko. Ntago haba gutegeka kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane nkuko abantu babitekereza. We ni igitabo kimwe hanyuma kigizwe na chapitres zitandukanye nkuko n'ibindi bitabo bya Bibiliya bimeze. Muri iki gice cya gatandatu ku murongo wa mbere ngo iki nicyo cyategetswe, aya niyo mategeko n'amateka Uwiteka Imana yanyu yantegetse kubigisha kugira ngo mubyitondere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura. Wubahe Uwiteka Imana yawe, witondere amategeko yayo yose y'uburyo bwose ngutegeka, wowe n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe iminsi yose yo kubaho kwawe, kandi ubone uko urama. Mu by'ukuri insanganyamatsiko nyamukuru y'iki gitabo ni ukumvira Uwiteka. Hakomeza hatubwira ngo wubahe Uwiteka, wubaha amategeko ye n'amateka ye n'ibyo yakubwirije byose kugira ngo ubonere amahoro muri iki gihugu ugiye guhindura, muri iki gihugu kigiye kuba icyawe. Aha ngaha narababwiye ngo wowe ubwawe n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe mwese muzubaha aya mategeko kugira ngo mubone kurama. Nuvuga ngo kumvira Uwiteka bizana umugisha, biduhesha kurama, biduhesha kubaho tuguwe neza mu by'Imana yadushyizemo. Rero iki gitabo kirakomeza kubivuga kibitsindagira. Iyo tubizanye mu buzima bwacu bw'uyu munsi dusanga nta nshuro zirambiranye, nta nshuro umuntu yavuga ngo yabyumvise bihagije ibyo kumvira Uwiteka. Ubyumvise mu gitondo ukongera ukabyibwira nimugoroba, ukongera ukabyibwira ku manywa, ukabyibwira buri mwanya, ni handi ntibirahinduka ibihagije muri iyi si yuzuyemo gukiranirwa. Uzajya ubyibwira rero uko bishoboka, utinze amaso yawe n'umutima wawe n'ibitekerezo byawe mu byo Uwiteka agusaba. Uzajya ugenda ugwiza imbaraga zo gukora iby'Imana ishaka. Ku murongo wa kane, umva wa bwoko bw'Abisiraheli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Uwiteka ntigeze ahitamo ko twamukunda urukundo rugereranyije cyangwa se rw'urumamo cyangwa se rucishije hejuru. Aha ngaha nanone Mose aracyabibutsa ngo Uwiteka niyo Mana yonyine. Mushobora kuzabona ibindi bigirwamana, mushobora kuzabona ibindi binyamaboko n'ibindi bifite ubushobozi tubizanye mu isi ya none. Harimo ibintu byinshi bigenda bigaragaza imbaraga, bigaragaza ubwenge, harimo n'abantu bakora ibintu bihambaye, ariko Uwiteka niwe Mana yonyine. Hanyuma iyo Mana kandi iragusaba kwikunda n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose, nta gice na kimwe wisigarije inyuma. Icyo tubona muri no misi duhagazemo nuko abantu benshi bakundisha Imana akantu gatoya, akayumvira mu gitondo, ku mugoroba agakiranirwa, akayumvira icyumweru gitaha agakora ibyo ashaka. Ariko nkwibutse ko urukundo dukwiriye gukunda Uwiteka cyane cyane ko ariwe dukunze mbere, akaduha Kristo kugira ngo apfire ibyaha byacu, dukwiye kumwiha tutagize icyo twisigariza. Iyo turebye mu buzima bwacu bwa buri munsi tujya tubona abantu bakunda abandi bakabimariramo. Ntabwo ari bibi wimariye mu mugabo wawe, mu mugore wawe, ugakunda abana bawe rwose ntagire ikintu na kimwe usigaze inyuma, ugakunda ababyeyi bawe rwose cyane. Ibyo byose ni byiza ku bantu Imana dushyize bugufi, ariko twagera ku Mana tukabona tuyihaye agace. Bigaragara mu mwanya tuyiha, bigaragara mu buryo tuyumvira, bigaragara mu buryo dushakisha kumenya ibyo ikunda n'ibyo ishaka. Umuntu ugukunda cyangwa se umuntu mukundana uhora wifuza kumenya niki cyamunezeza, niki agaya ku buzima bwanjye kugira ngo ngikosore. Ubwo urukundo rero dukunda Imana rukwiye kurenga ibyo byose, tukamukunda n'ibyacu byose n'ibitugize byose, bikagaragara mu mwanya tuyiha, mu buryo tuyumvira, mu buryo dushakisha kumenya ibyo ikunda. Icyo nicyo genda kigaragaza urukundo tugenda tuyikunda. Ku murongo wa gatandatu ngo aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, uyahambira ku kuboko kwawe, akubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Amusabye ko aya mategeko yahawe n'Uwiteka, ibi ngibi Uwiteka yababwirije yabishyira hano hose hatuma ahora abyibuka. Nuvuga ngo abyandika ahagaragara, aho abasha gusoma, abigendane ku maboko ye, abishyire mu ruhanga rwe, mu yandi magambo bitekerezo ku manywa na nijoro. Nkuko tubizi ikintu duhanga amaso kenshi, ikintu dutinzaho amaso yacu kukibuka birashoboka cyane. Niyo wibujije kugitekereza kandi wagihojejeho amaso wisanga wagitekereje. Niko bikwiriye kutumerera ku ijambo ry'Imana uyu munsi. Hari igihe umuntu aritaka yego mu nzu bikaba bimanitse mu makadere ari mu mazu yacu, nabyo ni byiza, ariko hari igihe bihaba nk'umutako ntagire icyo bibwira imitima yacu. Rero uburyo bwo kwibuka ijambo ry'Imana no kurizirikana ni ukurihoza hafi y'amaso yanjye, hanyuma umutima wanjye ukaritekerezaho ku manywa na nijoro. Si ibintu byo kubika, si Bibiliya yo gufunga, dore ko zifite n'imashini zifunga ugatereka hariya
gatoya ukibagirwa cyangwa se ukayiterura ku cyumweru gusa, ni ibintu bigomba guhora hafi y'amaso yawe, hafi y'umutima wawe. Uwiteka yarabizi ko nibigenza gutya bazagira imbaraga zo gukora ibyanditse muri ryo, ariko yarabizi ko nibaryibagirwa, nibarishyira ahantu bataryitayeho, imbaraga zo gukora ibyanditse muri iryo jambo batazaribona. Niko kandi bimeze uyu munsi. Iyo ijambo ry'Imana rimpora hafi y'amaso yanjye, hafi y'umutima wanjye, iyo nyeganyejwe n'iby'ubuzima, ijambo niryo rizamuka muri njyewe, nkibuka ibyo Uwiteka yavuganye nanjye. Ariko iyo ritagwiriye mu buzima bwanjye, iyo ubuzima butunyeganyejeho gatoya, hasohoka ibibabaje by'isi, hagasohoka guhagarika umutima, hagasohoka impagarara zitandukanye, kuko arizo ziba ziri mu mitima yacu, twazitewe n'ibihe bitandukanye tuba twaciyemo. Ku murongo wa 13, wubahe Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera, izina ryayo aba ariryo urahira, ntimugahindukirire izindi mana zo mu mana z'amahanga abagose, kuko Uwiteka Imana yanyu iri hagati muri mwe ari Imana ifuha, kugira ngo utikongereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura akagukura mu isi. Iyi Mana se umwami wacu Yesu Kristo ni Imana ifuha, ni Imana itifuza kubangikanwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ariko twibwije ukuri, mu buzima bwacu bw'uyu munsi ibintu byinshi byifuza kubyiga Imana mu mitima yacu, bigasunika kugira ngo Imana isigaranye kanya gatoya cyangwa se ntinakabone. Mwibuke ko uko duha ibintu agaciro cyangwa se priorite mu buzima bwacu, niko tubigirira umwanya, niko tubitangamo ubutunzi bwacu. Ibyo nibyo bigaragaza ikintu duhaye agaciro mu buzima bwacu. Ese Imana ifite umwanya ungana iki mu mutima wawe? Mu byo rero Mose yagomba kubibutsa, yarabwiye ngo iyi Mana yabakuye muri Egiputa ni Imana ifuha, ntimuzubarare imbere y'izindi mana, ntagire ikindi kintu muzayirutisha. Ibi ngibi biracyakubwirwa nawe uyu munsi mu buzima bwawe. Imana ifite umwanya ungana iki? Ariye tubiririmba, namugize uwa mbere, ni uwa mbere mu buzima bwanjye, ariko twitegereje imibereho yacu, amasaha 24 agize ubuzima bwacu, n'uwibwiza ukuri ayo masaha agize ubuzima bwawe, uko ukoresha umutungo wawe, uko ukoresha imbaraga zawe, bizakwereka koko niba iyo Mana ifite umwanya munini cyangwa se umwanya wa mbere mu buzima bwawe. Ku murongo wa 18, mujye mugira umwete wo kwitondera ibyo Uwiteka Imana yanyu yabategetse n'ibyo yahamije n'amategeko yayo yabategetse. Ujye ukora ibyo Uwiteka abona ko bitunganye kandi ari byiza, kugira ngo ubone ibyiza, ujye mu gihugu cyiza, ugihindure icyo Uwiteka yarahiye basekuruza banyu ko izaguha. Nanone uyu murongo unagarukamo kenshi muri iki gitabo, kugira umwete wo kubyitondera. Murabizi kumvira Imana cyangwa se gukorera Imana cyangwa uburyo twiha Imana, hari igihe umuntu abyiha ariko abigendamo buke buke, ariko hari igihe umuntu ubundi yagombye kubijyamo n'umwete wose. Uko niko Uwiteka abishaka. Uburyo uha Kristo ubuzima bwawe, uburyo umukorera, uburyo umukunda, uburyo umwitangira, uburyo utanga ibyawe, uburyo ubikoresha mu bwami bw'Imana, ni ibintu wagombye gukorana umwete, nicyo ashaka. Arongera ababwira hanga ku murongo wa 18 ngo ujye ukora ibyo Uwiteka abona ko bitunganye kandi ari byiza, kugira ngo ubone ibyiza mu gihugu cyiza. Ibyo Uwiteka abona ko ari byiza nibyo dukwiriye gushyiramo imbaraga. Ibyo Uwiteka yita bibi tukabyita bibi. Hari igihe mu buzima bwacu biba binyuranye pe, ugasanga ibyo Uwiteka yita byiza sibyo biri bukungure, sibyo biri butume uryoherwa mu buzima. Ariko nongeye nkubwire, we wahisemo guha Kristo ubuzima bwawe, we wagiriwe ubwo buntu n'uwo mugisha, jya uhitamo ibyo Uwiteka yita ko ari byiza. Ibyo yita bibi bijye kure y'ubuzima bwawe, mu gihe ubyumva n'igihe utabyumva, mu gihe gikomeye n'igihe gisa nkaho cyoroshye. Ku murongo wa 20, mu gihe kizaza umwana we nakubaza ati ibihamya n'amategeko n'amateka Uwiteka Imana yacu yabategetse ni iby'iki, uzasubiza uwo mwana uti twabaga muri Egiputa turi abaretwa ba Farawo, Uwiteka adukuza muri Egiputa amaboko menshi. Ku murongo wa 24, kandi Uwiteka adutegeka kwitondera ayo mategeko yose no kubahira Uwiteka Imana yacu, kugira ngo tubone ibyiza iteka, ikiza ubugingo bwacu urupfu uko biri n'uyu munsi. 25, nitwitondera ayo mategeko yose tukayumvira imbere y'Uwiteka Imana yacu uko yadutegetse, bizatubera gukiranuka. Arimo arababwira ngo hari igihe awenda bakuru babonye imirimo y'Uwiteka bazaba batagihari, ariko noneho abana banyu nibo babaza ngo kuki mufite ibi bihamya n'amategeko n'amateka y'Uwiteka, kuki muyumvira, kuki mubanye n'Imana muri ubu buryo, ngo muzababwire ngo Imana yadukuje amaboko akomeye muri Egiputa, Imana yatugiriye neza itandukanye, nicyo gituma tuyibandera muri ubu buryo. Ibi ngibi rero biradukwiriye mu buzima bwacu bw'uyu munsi. Umuntu nakubaza ngo kuki ukabya mu gukorera Imana, kuki ukora ubutaruha, kuki ukabya mu kuyitangira, kuki ukabya kuyibwira abantu, uzababwire ngo hari ibyo Uwiteka yakoze mu buzima bwanjye, bintera umwete, bitumye mbanye nayo muri ubu buryo. Amateka n'amategeko yayo nibyo yabwirije, nibyo nibwira kubera ibyo yakoze mu buzima bwanjye. Ibyo ngibyo yadukoreye, iba yarabidukoreye abandi bantu batareba cyangwa se batanabizi, batazi uburyo Imana yagiye idutabara. Ariko reka ubuzima bwacu bwo kumaramaza bubere igihamya abandi bantu babwira ngo Imana yatugiriye neza, Imana yadukije bya byaha byinshi, Imana yaratubabariye. Niyo mpamvu natwe tuyiha ubutizigamye. Imana iguha umugisha, Imana ikugwiriza imbaraga. Urakoze.